ndi sekuru w'uyu mwana. Mu kanya yavugaga ati pasiteri yabyise iki, ati nanjye nabuze uko mbyita, kuva nijoro mu masaha ine mbimenye nabuze inyito yabyo. Ariko muri counseling nkeya nagiye nitoragurira kuko sinabyize mu ishuri, icyo singa uriho ukibyakira, ariko ni nko gutapfuna, ubutapfuna buhoro buhoro wuza kugira ngo igihe kize kugera ubwonko bushobore kubyakira, umubiri ushobore kubyakira, noneho ubigendemo neza. Kandi nzi yuko abenshi ari abo mu muryango wa Seka, ari umuryango mugari wacu. Yes, nongeye kubasuhuza rero, mbifuriza kugira ubuzima bwiza, by'umwihariko wowe ukanze kuri iyi video ukaza hano kuri Gender Empire, ngira ngo urabona ko tukiri hasi rero. Ihangane ukande subscribe nawe ube umwe mu bazaba bagize umuryango wa Gender Empire mu minsi iri imbere. Ngewe nitwa Hirwa Kennedy, ngiye kuba nakugezaho amakuru avuga kuri uyu mukobwa witwa Miss Sharita, rwose wegukanye ikamba rya Miss East Africa mu bihe byashize. Rero amakuru yakomeje gucaracara avuga ko uyu mukobwa yitabye Imana, ariko yaje kwitaba Imana ari mu bwiherero. Ni ibintu bitari kumvikanaho rumwe n'abandi bantu bagiye batandukanye bamukurikiraga, bamukunda se cyangwa bamuhaba hafi cyane ku munsi ku wundi, bitewe n'uko umuntu ngo atajya mu bwiherero ngo birangire yitabye Imana, kandi mu by'ukuri nta kintu yigeze ahabwa cyakamugiriye nabi. Ariko rero nanone biri kugenda bivuga ko aba bakobwa bari bari kumwe muri ibi birori byo kwizihiza isabukuru ye y'amavuko ari bo bashobora kuba bamugiriye nabi, bamufitiye ishyari se. Ababyeyi be cyangwa se abantu bamuba hafi buri munsi nibo bagiye batangaza amakuru y'agahinda batewe n'uyu mukobwa wabo waje kuba yitaba Imana ngo ari mu bwiherero. Ariko ni ibintu nyine bitumvikana ukuntu umuntu yagwa mu bwiherero kandi nta kintu bigeze basanga kirimo cyaba cyamugiriye nabi. Mu bwiherero nyine ni bwa bundi bwo mu nzu bwa kizungu, ntabwo byumvikana. Nanone kandi rero uyu mukobwa yari arimo apanga ukuntu ngo agiye gusubira muri korali, bitewe n'uko yari yarabaye ayivuyemo gatoya. Yari arimo apanga ukuntu agiye gusubira muri korali, ashaka kwiyegereza Imana. Urumva bisa nkaho byari bimurimo ko n'ubundi agiye kwitaba Imana, atangira kuvuga ibintu bijyanye n'Imana. Nubwo yari ari muri iki kirori cyo kwizihiza isabukuru ye, ubwo ni umunsi waje kuba umugendekera nabi kuva ubuzima bwe bwahasigaye yizihiza isabukuru ye y'amavuko. Uyu mukobwa kandi ni umuntu wamaze guhabwa ikamba rya Miss East Africa, maze rero aritura papa we umubyara, kuko ngo ari we wari waratumye abasha kubigeraho nk'uko bikwiriye, yamubaye hafi. Rero ni amakuru atari meza ku muryango we ndetse n'abandi bantu bamukunda cyangwa se bamuba hafi cyane umunsi ku wundi. Iyi ngiyi akaba ari inkuru yaje ikurikira nanone Miss w'igihugu wari uriho ubu ngubu witwa Miss Muheto, waje kuba atabwa muri yombi akurikiranyweho ibyaha byo kugonga ibikorwa remezo byo mu mujyi wa Kigali, akabyangiriza ku rwego rukomeye cyane, ndetse no kuba yaratwaye ikinyabiziga adafitiye uburenganzira bwo kugitwara, adafite ibyangombwa bihagije, afite ibyangombwa by'agateganyo. Urumva ntabwo yari yemerewe gutwara ikinyabiziga mu by'ukuri. Kandi nanone kuba uri Miss nanone ugakoresha ibiyobyabwenge ntabwo ari akantu kaba kameze neza. Akaba ariyo mpamvu uyu mukobwa nakubwira ngo mwifurize rwose kugira iruhuko ridashira, kugira ngo akomeze aruhukire mu mahoro, ameze neza nta kibazo afite, bitewe n'uko uyu yari umukobwa wacu kandi witwara neza, ngo yari umukobwa ukunda gusabana n'abantu mu by'ukuri. Rero niba nawe ari ubwa mbere wari ugeze hano, ihangane kandi subscribe
numara gukanda subscribe rero tubashe gutera imbere kuko ni wowe uzabigiramo uruhare, tujye tukugezaho amakuru ya buri munsi avugwa mu myidagaduro ndetse n'andi agiye atandukanye. Njyewe nitwa Hirwa Kennedy, ndagushimiye cyane.